sheri wanjye nayizanye uyu munsi ujye musohokane undi ndakamuha uyu munsi arishima rero warakomeye ariko twari dukomeye kubona na ya smartphone nayize Yesu umushinwa ngo nze nta smartphone wowe mana murakoze cyane ahubwo reka turebe ahantu tujya ahantu siko bimeze rwose mana murakoze cyane ubwo nari mfite ngo baragutwaye ariko ntuzashukwe n'ibintu oya ntabwo nashukwa n'ibintu umunsi ubu nakwanga bakundane ni wowe wenyine nakunze iki gikapu rero cyuzuyemo amafaranga ubona akantu ko kugendaho ntabwo kabona ubwo mparitse hirya hariya akamoto ndavuga ngo reka nyura ahantu rero reka tugere hariya dufate akantu ko kurya n'ako kunywa hanyuma tuganire ibindi mana murakoze cyane ndi kumva se n'ay'abantu rero cyashijama cyatebeje ndasikaye cyaseruka nyirango cyanda yigikura uriye se ndahegekura ho sha kanze mwereke sha iri kote wa aye mite mi ba mi ndaje mwereke tekanike nzi nakinnye nyinshi yo kabisa ndayipambana bimeze biteze ni ukuvuga ngo mperutse mu Bushinwa niho ya kampani yanjye nayimuriye noneho mfite ikibazo muri ino minsi kindemereye kampani zirimo ziraguka cyane amamodoka hirya no hino ariko ikintu kiri kumbabaza nabuze umuntu w'umumanager kandi leta yansabye ko ngomba gushaka umuntu w'umukobwa ndashaka umuntu w'umukobwa wo kugira ngo azajye acungira ibintu kugira ngo nkore gender balance ni barabitabye cyane kandi urabona nari namuboneye yava ukeneye nakubwiye wa mukozi nabonye ari jagara nta kigenda mpitamo kuvuga ati reka nishakire undi ubishoboye uwo mukobwa nta kintu yarazi n'umushoferi nari namubonye yovewe uti nyine iraparitse nese nagirana iraparitse pe nta kundi byagenda hey aye mite mi ba mi murakoze cyane rwose ku bw'aka gatelefone rwose ndagushimiye rwose imana iguha umugisha n'ibitari ibi nzabigura ego sheri rwose imana ntacyo nabona icyo ukora nabona icyo wigira rwose nsubira mu Bushinwa nzakuzanira telefone imwe bahamagara umuntu bari kumureba naho ari ego sheri urakoze mana we niwe mana yangeneye yewe mbonye icyo kuzajya mvuganaho nawe sheri urakoze cyane rwose sinakubwiye n'akamoto ko kugendaho ndagafite ego kumbona batanyitaye kareka kanze ndebe nanone ko byacamo da oya byo gucamo byo bizakunda umushahara najya muhemba se wenda nagenda muhemba wenda nka miliyoni 3 da ku munsi what oya n'umukobwa nshaka ntabwo umusasira ko namukeneye ndaze wenda ngerageza nshakishe n'abandi ndebe ukuntu byagenda ariko uwo mukozi ndamukeneye ibi nahoze ndakubwira ngo akoresheje uri kumva miliyoni 100 tutarakize miliyoni 100 zose miliyoni 100 ibintu bizaho gahoro natwe tuzabigira ugiye se kandi Kadogo wowe nakazi ushaka njyewe oya nta kazi kawe nakazi ushaka ugira telefone se
ubu na telefone yanjye ajyanye ngagiye gushaka akazi se ngiye amafaranga Jesus is Lord. Jesus. mbaza ibyo yari arimo Uracyatinda muri gahunda se? oya Ndashikira phone yawe. koko nikamuhereza Shika telefone yawe. Shikira. Akazi nawe? nshaka umfasha ko mfite seri mwihorere twagendera akazi wamuhaye Aya ndabanza muhereza. Noneho iyi telefone uri kuvanza ndaguhena miliyoni jana ariko waje tukagenda ngo akazi. ngiye njyana nawe mfite akazi sha Komeza ushinyika Jesus. seri miliyoni ijana nize ku buri kugero ziri. umva nkubwire umva nkubwire wowe umva nkubwire sha umva nkubwire si umujyanye ngo ugiye kumuha akazi nge unarebye nawe naza nkakuvuna urabizi wowe se ndakuzi What? nanjye ndayafite sha umva nkubwire nanjye ndayafite Urwana n'amafaranga. unarebye nawe ese ariko katagira umuco Chana ya turatanga. Wagiye kumwagaza siko bimeze. Mbone nakaza. ababosi bubu ndabazi sha tujya urabona ko ari akantu wari wamaye reba iyi fone bizashira sha